Muraho neza mwese bakunzi bacu bakurikirana ubuhamya bw'Abizera TV. Ni Leonard nk'ibisanzwe mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nabampere umugisha. Ndabasuhuje cyane. Imana igomeze kubashyigikira kandi igomeze kuba mu ruhande rwanyu. Ndashima Imana rero ko yatubaniye, yatubereye Imana, yatubereye umubyeyi. Tukaba twongeye guhura turi bazima dushima izina ryayo. Hari benshi bakuye muri uyu mubiri iminsi ishize, hari n'abandi barwaye, hari n'abandi bababaye, hari n'abandi bafite ibibazo bikomeye, ariko muri byose dufite Imana iri mu ruhande rwacu. Igomeze kurinda ubugingo bw'abizera. Ndabashimiye rero, hari hashize iminsi tutaganira, ariko Imana yongeye kuduha umwanya ndetse n'amahirwe kugira ngo tuganire. Uyu munsi turi buze kuganira ku nsanganyamatsiko ifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu bwa Kristo. Iyo nsanganyamatsiko iragira iti: itandukaniro ry'abizera ba kera n'abizera bo muri ibi gihe. Itandukaniro ry'abizera ba kera n'abizera bo muri iki gihe. Tugiye kurebera hamwe uko abakristo bo mu bihe bya Bibiliya bitwaye mu kwizera, kandi duhuze n'ubuzima bwacu bwa none turangamiye inyigisho z'ijambo ry'Imana. Turizera ko iki kiganiro kizakomeza kwizera kwacu, tukarushaho kwegera Imana no kubaho nk'abana bayo. Tureba abizera ba kera. Urugero rwa Daniyeli, turebye mu gitabo cya Daniyeli ibice 6 umurongo wa 10 kugera kuri 11, ngo nuko umwami Daniyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguwe yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Tubona uburyo Daniyeli yasengaga 3 ku munsi mu gihe yahuraga n'ibibazo bikomeye byo kwicwa n'intare. Uru ni urugero rwo kwizera guhamye, udahungabanywa n'ibyago. Daniyeli yahamije Imana n'umutima ukomeye, yanga kwikura mu gusenga no kumvira Imana. Turebye abizera b'iki gihe. Muri iki gihe usanga abakristo benshi bafite ikibazo cyo kubona umwanya uhagije wo gusenga bitewe n'imibereho, imirimo myinshi n'ibishuko byinshi byo ku isi. N'abakristo bo muri ibi bihe rero tugomba kwigira ku rugero rwa Daniyeli, tukongera imbaraga mu isengesho. Kwisengesho ni umuyoboro utuganisha ku Mana. Daniyeli ni urugero rwiza bene data, yabayeho mu bihe bya kera. Bibiliya yamutubwiyeho ubwo yaragambaniwe. Twese turabizi nk'abakristo, n'abatabizi bazasome muri iki gitabo cya Daniyeli bazabona amagorwa Daniyeli yahuye nayo. Ariko Bibiliya itubwira ukuntu Daniyeli yahagaze neza, yanga kwikura mu gusenga no kumvira Imana. Arasenga. Bibiliya itubwira ukuntu yasengaga 3 ku munsi, kandi ukuntu yasengaga ngo yajyaga mu nzu ye, nuko ngo agakingura amadirishya, maze ngo akareba Yerusalemu. Yerusalemu hano ni ukurangamira ijuru, ni ukureba ibyumviro byawe ukabyerekeza ku Mana, ukabyerekeza kuri Kristo Yesu. Yabwiraga Yesu, yabwiraga Imana,
akayibwira ibibazo arimo, akayibwira ibigerageza arimo, akayibwira akaga kose. Kandi Imana ko Bibiliya ibitubwira, Imana yabaniye Daniyeli neza. Imana yabaniye Daniyeli neza. Nimusoma neza iki gice cya Daniyeli cyose, muzamenya ukuntu Imana ari Imana idahemuka. Haleluya! Ari Imana igira neza. Hari Imana itajya yibagirwa na rimwe ngo ite mu byago no mu makuba uwayiringiye. Abatarasoma iki gice neza muzagisome, ni igice kiryoshye cyane. Abakristo b'iki gihe rero ni ukuri harimo ikibazo gikomeye cyane, kubera ibibazo by'imibereho. Imibereho iragoye kugira ngo abantu babone ibyo barya, kugira ngo babone ibikemura ibibazo byabo bya buri munsi, biragoye. Ariko kandi hariho n'ibishuko byinshi hano kuri iyi si bishobora gutuma kubona umwanya wo gusenga nk'uko Daniyeli yawubonaga kuri bamwe bitabasha gukunda. Ariko Imana ibasha gushoboza umuntu wese ugaragaje ko afite ubushake bwo kwiyegera. Abakristo rero natwe dukwiye iki? Dukwiye kwegera Imana dukoresheje umuyoboro w'isengesho, kuko isengesho nk'uko twabibonye niryo rituganisha ku Mana. Ikindi rero nanone dushobora kurebera ku bijyanye no kumenya Imana twifashishije Aburahamu. Aburahamu ni umubyeyi w'abizera bose, abizera Imana. Yadusigiye isomo ryo kwizera Imana kuko yemeye gutamba umwana we Isaka mu kumvira Imana. Ibyo tuzabisanga mu Itangiriro ibice 22 umurongo wa 1 kugeza kuri 19. Abafite gusoma uzafate Bibiliya musome, murebe ukuntu Imana yagerageje Aburahamu ikamusaba umwana we Isaka, maze Aburahamu ntiyatindiganya. Yari amufite ari umwana, yari amubonye n'undi ari umusaza, ariko akamufata akajya kumutamba. Ariko twabonye ko Imana imaze kubona ko Aburahamu yumviye Imana, atigeze ashidikanya yibaza, kuko yarazi ko yahawe umwana n'Imana, yamumuhaye n'ubundi ntishobora kumwisubiza. Yarabikoze, ariko Imana yaramubwiye ngo nabonye ukuntu umutima wawe nawubonye, nabonye ukuntu wizera, nabonye ukuntu nyumvira, nabonye umutima wawe uranezeza. Aburahamu rero yahisemo kumvira Imana atitaye ku ngaruka, ndetse naho byasaba guhura no kubura n'ibifite agaciro cyane kuri we, ariko Imana yarabikoze. Kubizera b'iki gihe rero mu buzima bwacu nanone, abakristo hari ubwo twashyira imbere cyane iby'isi n'ibinezeza byayo, bigatuma dutakaza uburyo bwo kumenya Imana no kuyiba hafi. Ariko tugomba kugarukira Imana, kuko ijambo ry'Imana cyane cyane tukarisoma tukamenya ko Imana iturema yari dufiteho umugambi w'umwihariko, kandi uko tugenda tuyimenya niko duhabwa imigisha irambye. Iyo yari ingingo ibijyanye no kumenya Imana, icyo twigira kuri Aburahamu. Iyindi ngingo nayo ntoya nayo twakwigaho ni ukwizera no kwihanganira ibigeragezo. Urugero rwa Yosefu rutwereka ukuntu kwizera no kwihangana bishobora kutugeza ku mugambi w'Imana. Yosefu yahuye n'ibigeragezo bikomeye, ariko akomeza kugumana ukwizera nubwo yari yararenganijwe n'umugore wa Potifari, agafungwa, agatotezwa, ariko nta n'icyaha yigeze akora. Ibyo tubisanga mu Itangiriro ibice 39 umurongo wa 9. Niho tubona neza inzira igoye Yosefu yanyuze, ariko tunabona ukuntu Imana yaje kumugirira neza. Muri iki gitabo cy'Itangiriro
harimo amakuru ya Yosefu. Yosefu ni inkuru nziza, ni icyitegererezo ku bakristo b'iki gihe ko dukwiye tugahagarara tugahangana n'ikibi kugeza igihe tukineshereje, Imana ikigaragaza icyubahiro cyayo kikagaragara. Abizera b'iki gihe rero, muri iki gihe twese duhura n'ibishuko bitandukanye, ariko Bibiliya idusaba kugira umuco wo kwihangana no gukomeza mu nzira yo guharanira kwezwa. Pawulo hari aho yabivuze ati ntimwishushanye n'ab'iyi si. Ibyo tubisanga mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2. Niho habivuga neza cyane. Ab'iyi si hari ibintu bakora abakristo tudakwiye gukora, kuko iyo bibaye ngombwa ko tubikora tuba tubaye nyine ab'iyi si, ntaho tuba dutandukaniye. Tugomba kurwana urugamba rwo kwizera rwiza kugira ngo duharanire kwezwa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duharanire kwezwa, twe gusa twe kubura itandukaniro. Uwo tureba abone harimo itandukaniro, ariko cyane cyane Imana yo itureba, kuko ntabwo dukwiye kunezeza cyane abantu kurenza Imana. Imana niyo dukwiye kunezeza, Imana niyo ikwiye kutureba ikanezezwa nuko turi n'indangagaciro zacu. Mu gusoza rero, bakristo bene data mudukurikirana ku Buhamya bw'Abizera TV, dukomeza kubashimira ko mugomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Hari abadushimira batubwira ko biri kubafasha kandi ko bagomeje no kubisangiza abandi, kugira ngo ijambo ry'Imana no gukomera bigomeze kutugeraho turi benshi. Ndakomeza kubashimira rero ko mugomeje gukurikirana ibiganiro. Twibuke ko imbaraga zacu nk'abakristo zituruka mu busabane bwacu n'Imana. Ibyo twize mu buzima bwa Daniyeli, Aburahamu na Yosefu bidufashe gukomeza kumenya Imana, kwihanganira ibigeragezo no kuyubaha muri byose. Imana ikunda abafite umutima uyubaha kandi itugirira imbabazi buri gihe. Twihanganire kandi tube mu nzira y'umwuka. Ntabwo rero ikiganiro cyacu kimara igihe kinini cyane kugira ngo na bike twumvise tujye tubasha kubishyira mu bikorwa. Ndabashimira rero kugomeza gushyigikira igikorwa cyacu. Musangize bene data bari hafi n'abari kure izi nyigisho kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugomeze kwamamara, kuko tuzi neza ko abakristo mu bihe nk'ibi ngibi barimo barahura n'ibigeragezo bituma batabasha guhagarara neza nk'abakristo ngo bahangane n'ibi bihe. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ndabashimiye. Umwami Yesu Kristo abane namwe. Dusenga rero. Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ari wowe uha imbaraga abananiwe, ni wowe ushoboza abadafite ubushobozi. Ugomeze gushyigikira itorero ryawe riri mu ruhisho, uhishe riri ahatagaragara ariko rihari. Ugomeze kurishyigikira, uririnde umugayo kugira ngo rizahishurwe ridafite ikizinga. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.